Ndagusoje kandi nkwaye ikaze ndakwiyegereje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane nawe. Nizere ko umeze neza uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'imbibi z'igihugu cy'u Rwanda, ugubwe neza, wo dukunda, wo dusengera, wowe urajwe ishinga no kumurimo w'Imana wakomeza kumera neza. Natwe tugusabiye umugisha w'Imana. Tugiye kuganira n'uyu muvandimwe muri kubona kuri kamera zanyu. Byashoboka ko ugeze hano ari ubwa mbere, nawe Imana iguha umugisha. Uyu yitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda, ariko n'Abarundi buriya wabona bagusha. Umuntu wese wumva ururimi mvuga harya ako kantu nako kiyongereye. Yego. N'umuntu wese wumva ururimi, ariko abantu masenge ubundi iyo mvuze ngo ururimi mvuga utekereza uruhe? Mpita numva urw'umwuka nyine. Yes. None se kubyumva kabumva atari bo bumvira. Arabita bakubona bakazabiranywa n'uburakari, mu bubwira bo ntago barimo, kuko ntago baba babyumva. Yego. Ababyumva azavuga mukagira ngo ndi kuvuga Ikinyarwanda n'ikirundi, kuko nyine babasha kubyumva. Yego. Tubwo natwe uri umuhungu wacu burya, n'abandi bakorera ibintu inyumiri aho bitagenewe, ati ubwo natwe turwumva ubwo wacu. Reka babyumve neza. Robert, turakwakire rero kuri izi kamera zacu no mu kiganiro muri rusange kugira ngo tuganire. Ndishimye, ndanezerewe kuba Imana itwongereye ibihe byiza n'uyu munsi ngo tuwishimiremo. Yego. Ni by'igiciro gikomeye. Uri amahoro. Nanjye ndakwakiriye. Ni karibu muri iki kiganiro, kandi twakiriye n'abantu bagiye kudukurikira. Nukuri rwose. Abatwumva bo, umuntu wese wumva ururimi turi kuvuga, yego, yandike muri comment avuga ati nyamara ibintu ururimi muvuga ngenda rwumva kabisa. Roba, ntabwo nshaka ko dutinda. Yego. Uyu munsi tuvugana hari impande ebyiri zihanganye, kandi muri izo mpande nta hagati hahari, ni uguhitamo uruhande, ariko urwo izo mpande zombi ni ngombwa ko abantu bose bagira aho bisanga. Hari uruhande rw'Imana n'uruhande rwa Satani. Abantu bareba Satani, bareba uburyo nyine ari kurwana yatatse n'ibikoresho byose byinshi cyane, akavuga ati n'ingabo zose n'ubugome n'umujinya, kuko byose ari ibintu Satani atajya asiga inyuma. Akavuga ati turabona uyu mwami rero ariko atakana imbaraga, hakaba hari undi mwami wataka buke buke bucece, utanafata ku ngufu, ubwira abantu ati mwaje nimba mubyumva bukajya ku ruhande rwanjye tukataka. Abantu rero bakareba bakavuga ati ariko hari ahantu ndabona ariho hari umujinya mwinshi, aho twigira niho hari n'ingabo nyinshi. Ubona ari iki gituma abantu bakunda guhitamo. Manu bane natwe muri iki kiganiro tugitangiye, tugisoje turi kumwe nawe, kandi akanwa kanjye n'akamasengesho n'amatwi y'abagiye kutwumva mu izina rya Yesu bumvisha umwuka wawe wera n'isezerano waduhaye. Waravuze ngo naza uwazatwigisha, haleluya, azatwemeza iby'ibyaha, azatuyobora inzira yo gukiranuka. Bane natwe rero, ntaba ari ubwenge bwacu, ntaba ari ibitekerezo byacu, ahubwo umwuka wawe wera aganze muri iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Kansubize ikibazo cyawe. Ndagenda gakeya. Bibiliya iyo itangira yerekana ko Imana mu butatu bwayo yavuze ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu. Ubwashize twaganiye ku ishusho, tuganira no ku mbaraga. Buriya ushaka kumenya Imana byuzuye, wareba umugabo ati yego ndakumva, kuko umugabo ni ishusho y'Imana. Hanyuma hari ikintu gikomeye umbajije, urambajije ngo hari impande ebyiri, uruhande rukonja n'urubira, sibyo? Ariko burya hari n'urundi ruhande rwo hagati rukonje rutabize rwitwa ibirutsi, sibyo? Mu bintu byose biriho, byose biriho kwisi, usibye umwana w'umuntu n'Imana ubwayo, nibo bahuje ikintu cyitwa esprit d'arbitrage. Kansubiremo, mu bintu byose bibaho, ibyaremwe yaba ibyo tubonesha amaso n'ibitaboneshwa amaso, kandi
murabona ko isi igenda itwereka ko hari ibintu tutabonesha amaso nka za mikorobe, hari ibindi bintu bitaboneshwa amaso, yaba ibi mu ijuru, ibiri ikuzimu, ibiri mu isi, byose usibye Imana n'umuntu nibo bagira esprit d'arbitrage, umutima w'amahitamo. Buriya Satani nta mahitamo agira, agenewe kera gucirwaho iteka hamwe n'abanzi b'umusaraba bose, ari mu igeno rye. Abamarayika yaba bari ku ruhande rwa Satani yaba n'abari ku ruhande rw'Imana, they don't have choice. Usibye umuntu, abo bafite igeno ryabo bagenewe, bakora ibyo babwiwe. Turageye, yego, ndabyumva neza. Hanyuma muri uwo mwuka wo guhitamo, umuntu bwe niwe wihitiramo igiti kimenyesha ikibi n'ikiza. Yego, Dawidi we yaranditse aravuga ngo akivuka noneho hari undi wiyobagiza akabeshya akavuga ati I choose ikibi n'ikiza. yego. Hanyuma umuntu bwe n'Imana ikabimwubahira. Nakubwiye ko Imana nayo ifite izo mbaraga z'amahitamo, Yego, sibyo? yego. Buri Imana yabishatse uri nka Pawulo warigize akari akajyayo, ni ugukozaho urushyi rumwe gusa ikavuga ati kangukureyo ngiye mwikuriye ikuzimu. Donc none bakaba no guhitamo ubugingo buhoraho. Hanyuma warumbajije ikibazo gikomeye muri ayo mahitamo yo guhitamo, sibyo? Yego, yo guhitamo, hari igihe umwana w'umuntu yicara akareba uburyo Satani aterana ubugome, yego, uburyo Satani yataka kabisa, uburyo Satani arwana, akaba ariko reka mitemo uru ruhande kuko uru ruhande rurababaza, yego, ariko reka mwibutse iki cyumba cyongere gikore kuko ari we ugifite wenyine, mbere yo guhitamo uburyo ingamba zirwanwa, sibyo? yego, kuko inzira ijya mu ijuru irafunganye, n'abayijyamo bayigishamo imbaraga, yego, n'inzira y'igihogere buriya nayo naje gusanga nayigishwamo imbaraga kubera umubyigano ubamo, sibyo? yego, mbere y'uko uhitamo ku ruhande uhagararaho, reka mwibutse mwene data niba utarahitamo, umanze uhitemo unatekereje no ku bihembo. Ako gapuwe tugashyiremo, ni byiza. Uyu munsi rwose tubwize abantu ukuri, ufite uburenganzira bwo guhitamo gukorana na Satani, yego, ukaba ufite n'uburenganzira bwo gukorana n'Imana. yego, Abigira ngo ndakonja ndabize ntibibaho. Aho ngaho Imana niyo mpamvu inzira yagutse y'igihogere ijyamo benshi, n'abigira abakonji bakanabira, Imana ihita ishyira mu gatebo kangahe ati mugende, yego, nge ndashaka abari ku ruhande rwanjye. yego. Noneho iyo tuvuze ibihembo cyangwa se ingororano, turaza kureba choice. Twongere kwibuka yuko imbaraga n'umwete ushyira mu kazi, yego, biterwa n'igihembo, n'ibyo urahembwa n'ibyo urakura. Yego. Reka turebe, ntabwo ari ukureba imikorekere y'akazi gusa. Hari igihe wabona abantu babiri bari gukora, umwe ari gutunda amabuye, undi ari kuyaconga cyangwa undi ari gukubura mu muhanda. Noneho ukabona ba bosi barahari, ari kuvuga ati ariko ushaka akazi ninde, wowe uri umushomeri, uraza kwita ku iki, ni iki cya mbere wari ukwiriye kubanza kubaza. Urahita uvuga uti bwo hari ugukubura, umwe uroroha kurusha guconga ibuye, kuruta guconga ibuye, reka nigire hariya. Iyo mvugo uvuze ni imvugo ya rwa rurimi nahoze mvuga. Umuntu utazi imbaraga z'umwanda n'ibuye ahitamo bijyanye n'iki n'ibyo ahitamo. Yego, umuntu umwe yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo aho kugira ngo ukundane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wahitamo kuba umwanzi wayo. Sobanura ko kana, sibyo? Ndagasobanurira ku Mana na Satani nk'inzira wambajije. Aho kugira, ubwo ndi kuvuga abahitamo uruhande nk'urwanjye, aho kugira ngo ube umukozi wa Satani, wahitamo kuba umwanzi wa Satani. Kubera izihe mpamvu? Bibiliya, reka duhere ku ngororano kugira ngo abantu bamanze bumve batazajya bahitamo akazi bitewe n'uko babona ubworohe bw'akazi bagiye ngo bujyanye n'ingororano. Yego. Sibyo? Byose ugukora. Bibiliya ivuga neza ko ngo dore ingororano z'abizera. Ubwo iyo tuvuze ingororano z'abizera ni abubaha Imana, niko ryanditse ngo dore ingororano z'abubaha Imana. Yego. Ubwo ni abahisemo iki?
imana. Harimo icyo bita ubukire, icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Sibyo? Okoterere ingororano z'abubaha Satani ni izihe? Ni ukwibwa, ni ukwicwa no kurimbuka aho tuhemeranyweho. Sasa rero iyo ubonye uburyo aje ateranye imbaraga nyinshi, turebe hagati mu kazi, ubwo navuze ingororano, twinjiye noneho mu kazi. Hari ukuntu Satani aza guteranya imbaraga nyinshi ariko zitwikiye icyitwa icyiza ariko gishoreye icyitwa ikibi. Arega iyo bavuga ngo Adamu na Eva ngo bariye ngo igiti kimenyesha ikibi n'ikiza, njya numva abantu bavuga ngo bararongoranye. Uri kumva? Ntabwo Imana yabaranye itazi ko icyo gitekerezo cyo kurongorana kizabaho. Mujye mubwiza abantu ko ibyo babikoresha ntibyari kuba ntabwo ari kwirwa ibiremo, ntabwo ari ukurongorana. Mujye mubwiza abantu kuri, ahubwo ikintu cyabaye ni ukwakira umwuka, kwemera umwuka. Bibiliya yerekana ukuntu Satani yinjiye ngo muri Petero, ngo akinjira muri Yuda. Izi mbaraga z'uyu mwuka winjira hano niwo mwuka utangira kumenyesha ikibi n'icyiza. Umuntu agasambana yumva ngo ni byiza ariko hari mu rubori rwa sida. Sibyo? Umuntu agaterura televiziyo ya mugenzi we cyangwa se igikoresho cye runaka ariko hari mu rubori rw'inkoni cyane. Turi kumwe? Yego. Aho rero niho habera ikibazo. Dushingiye ku bihembo tugashingira no ku ntambara. Reka tugaruke mu ntambara. Niho nashakaga. Umugabo w'Imana witwa Yakobo yanditse ijambo rikomeye 4:7. Yego. Rinsomere. Yakobo 4:7. Yandika ijambo nakunze rima inspiration y'iki kiganiro. Yego. Ese aho kugira ngo ube ushyigikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kugira ngo ube uri umwanzi wayo, wahitamo iki? Aho kugira ngo ube uri umukunzi wa Satani no kugira ngo ube umwanzi we, wahitamo iki? Katumaze turebe Yakobo yandikiye ku banzi ba Satani uko bigenda. Yego. Reka tuhasome. Yego. Aravuze ngo nuko rero kugandukira Imana, bene data mwahisemo Imana. Kuganduka ni ukwemera kuyoborwa nayo, mu gutwarwa nayo. Yego. Ariko murwanye Satani. Ariko kugandukira Imana hahita hinjiramo urugamba rwo kurwanya iki? Satani. Nawe azabahunga. Nawe azagira gute? Azabahunga. Mbabwire ko nkuko natangiye senga, aba bagabo bavugaga bashorewe n'umwuka w'Imana. Nkuko iki kiganiro nasenze ngo Imana idushorere. Ubu ntabwo ari uri kuvuga kuko mvuze nakivugira nka wa mugenzi wanjye wahoze umamagara kuri telefone inyuma ya kamera ati mwana agenda ngiye guhaha ibirayi. Abafite umufuka agenda cyane. Aba ngo murwanye. Yego. Fight na Satani. Hari ikintu kizaba, azabahunga. Haleluya. Iyo bavuze ngo murwanye Satani azabahunga, ni ukuvuga ngo n'abambari be, yego, n'abamukorera bose cyane, n'abari ku rugamba nawe, n'ibikorwa byose, they are fight and then bibahunge. Yego. Urumva ikintu kibayeho. Yego. Ariko iyo umushyigikiye gukorana nawe mwihunga ryabo, aravuga ati ntago wakoze akazi neza. Nagiye nganira n'abantu bagiye bashakana n'abagabo n'abagore bagiye gucisha imbaraga z'umwijima mu mahitamo yabo. Yego. Arakubwira ngo iyo gahunda zabo zanze byanze gukunda, bagaruka bavuga ati gicucu akazi twaguhaye bijyanga gute udasoza misi, gute misi yikunanira. Ati wa muntu arakomeye kuko umuntu waje kurwana. Yego. Mu gitondo nasomye ijambo riramfasha, riravuga ngo bene data mu makuba no mu byago no mu ntambara no mu miruho y'isi tugaragara nk'abantu batariho, ngo ariko dutunze benshi. Hari igisi y'umwijima iza kurwanya abana b'Imana basenge, ikazayo igatera nk'iteye umuntu. Naguhaye urugero rwiza rwa Yesu ndetse na Dawidi. Buriya abantu benshi babonaga Yesu agenda akirwa yirarira mu butayu, akazamuka ku musozi agasenga, akongera akagaruka akababwiriza, baba batari kuba umuhungu wo kwa Mariya. Kumva abahungu bazi kurebamo imbere n'indani bagahita babonamo Imana, ntibabone umuhungu wo kwa Mariya. Abatarabimenye bamwe na shebuja
buriya kimwe mu bintu cyatumye Satani atsindwa ari yaba Herode wandikaga ngo icyo nanditse ntacyanditse, uri kumva, yaba na bose bazaga kurwanya Yesu baje kurwana nk'abarwanya nde mwene Mariya. None urumva nyine hari akantu uvuze uti hari abamurebaga bakamenya uwo ari we, barimo Mariya aramwitegereje abatisha, ndakubonye aya mavuta ndayasuka ku birenge wawe, urumva. Harimo baruka bari ba dogiteri akavuga ati by'ubudogiteri ndabirometa hariya, namubonye, hari ikintu mubonyemo. Yego baza akavuga ati ndemera gusubiza ibyo nibye, naguhishuriwe, namumenye ibyo nibyo ndabibasubiza rwose, none n'ubyanjye ndabitanga ariko nakumenya. Umugabo umwe witwa Yesaya ati ndamureba ndamwitegereza ariko si ubu, uri kumva. Hari abantu bajyaga bamuvuga, ariko niba bimaze, niba ari ikintu kiryoha kurusha ibindi bintu byose, ni uguhishurirwa Kristo. Rero twe turi kuganira ijambo ry'Imana ariko kubwira ukuntu Nebukadineza yamukubise ijisho aravuga ati sha ndamubonye tu, nubwo mwebwe mw'abantu mwe mutari kumureba, ndi kumureba. N'uwa kane arasa n'umwana w'Imana. Ku bantu bahisemo kujya mu ruhande rw'Imana, nimugire ubwoba. Bibiliya yaduhaye intwaro zose z'uburyo bwose, haba ngo uri muri mwe, aleluya, aruta uri mu bisi. Erega izi si impamvu iyo urebye abafana n'izi ngabo za Satani zirakomeye, ni nyinshi, yaraziririmba. Icya kabiri ni nyinshi, icya gatatu zatakana umujinya, icya kane zihabwa ibikoresho byose byinshi, icya gatanu kigira icyo bita terorisme, iterabwoba zigenda wagira ngo ni uguhinda kw'inkuru, urumva. Rero abantu benshi bumva ibyo bintu ati ninde warwanya ririya shyanga rimeze kuriya shyanga, ninde warishobora wabataka, natwe turi abanyu. Hari n'abamanika batanahitemo, batanemerwa bati twe duhisemo kubakorera tu, hari ndetse n'ujya ubibona hano i Kigali ati oya biriya bintu bya Robert n'amasengesho wabigisha, reka tuzajya kwanuza hariya niho biba binagana, niho biba birereta, naganura ujya gukora amasengesho yo gushikuza utwawe. Munaganure nababwira iki, uri kumva. Bibiliya yerekana abantu bagiye bahagara mu mbaraga zo kurwana. Uzi ko mu bwami bw'Imana kugira ngo umve imbaraga zacu ko atari nk'iz'abantu, umuririmbyi yararimbye ngo no mu gihe cyo gusenga n'umwana mutoya petit wa petit uzi gusenga Imana ngo ntabwo idagira ubwoba, afashwa no gusenga. Hari ikintu tutakwirengagiza, uri kubona hari ibintu aba bataka babiri cyangwa izi ngabo zihanganye, bavuga abantuza abagaba bakuru b'ingabo, cyangwa abagaba bakuru b'ingabo bahanganye, barwana mu buryo butandukanye. Hari ufata ibintu nyine bya antibare nka bimwe Goliyati yari yambaye, amacumu n'uducumu byose akabyambara inyuma, urumva. Iryaterabwoba ry'akarishyira imbere, ingabo ze zose akazizana, ubyumva. Noneho n'abantu be akabahereza ibiryo, barwana bari no kurya, barwana n'injya mu kanwa. Noneho akaba ari kwataka undi, ufata intwaro zose akazihishamo imbere, zikaba zihari ariko zihishamo imbere mu ngabo ze, urumva. Kandi ibyo kurya, urumva, na sitoke y'ibibafasha akabibika mu ijambo, urumva. Noneho abantu, umuntu uri aho utari wahitamo arahagarara akareba biriya byambaye fizikari, akaba ati nkurikije ingabo ndi kubona hariya nkabona uducumu n'amacumu, inkota, icumu n'uducumu, nkabona n'injya bariya, urabona ko nta nzara, uri kubyumva. Nanjye ndajoyininga kiriya kabisa, si bariya bafite iki. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo tugagara nk'abatari, iyo babona nta n'ikintu dufite. Ariko igitangaza mu ntambara, Pawulo yaravuze ngo nabwo ngo izacu ntizirwana nk'izabo, twebwe imbere y'Imana ngo zigira imbaraga nyinshi, urumva, ngo zafata mbiri ngo zikarwanira mu mutima, kugira abandi bazatakira kuri tere. Hari abantu bazategereza ko bataka kuri tere bakubura, ariko ntibagutera nijoro. Nibihe ibintu byo kumenyera, bakinjiramo uko biboneye, bajye kubona biranze. Ati ko si ka Robert ni bwoko ki? Hari mwene mushiki wacu watubwiye ati umuntu yari nyibarije atari ko uri ubundi uri igiki, ubundi
uku tukubona ni kuri cyangwa nawe oya ahubwo hari n'undi wanganirije urukumva arambwira ati njyewe mu bigaragara bavuga ati kubuda kakantu bite ko yakinya bavuga ati nawe utunze ingwe burya umva umuntu wahisemo nza mu ipusi nkahasanga ingwe nza nje mu ipusi najya nkahasanga ingwe biba bimeze gute umva umugabo wamaze guhishurirwa ngo yamaze gukirana na marayika w'Imana ngo abone urwego ngo akajya abona ingabo zizamuka izindi zimanuka ahabwa ati ndarubonye uri kumva undi nawe araza ahabwa ati baraduteye yarebye intwa mu bigaragara iyo uzibonye ubushize upfa utararwana niturenganya abantu bapfuye batararwana ni ukuri hari abazaje basanga bahorogoma n'ubundi ntabwo nkurenganije icyama Imana sinkurenganije nkurikije izitera nkakurikiza n'ibyo mbona inaha ntabwo nkurenganya pe ariko uri muri twebwe uterana natwe icyama Imana muri njye yararirimbye avuga ngo njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu mwakire nawe icyo ngusabira uyu mwami ubika imbaraga ze mu ijambo kumwihitamo biramwihoreye undi yaranditse ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko agira neza ni mumwegere afite buriya ba Dawidi hari igihe ba Dawidi bavuga Yesu ni mumwumve neza Dawidi yaraje ngo bamuhamagaye bavuga ngo ntago turya uyu muntu ataraza cyane rwose manze mumuzana ubundi nta muperezida warahira hatari abandi baperezida nibibaho ntago bishoboka buriya abantu batekereza ko mwirahira rya Dawidi Yesu yari ahari yicaye na wese yuzuye umwuka w'agatumva mbabwire mwabakatase mva mwumva imbaraga zacu ukuntu zimeze Imana yanjye itunganije ameza mu maso mwebwe nk'abanzi banjye none mwajyaga munkubitira ubusa ariko mwajyaga munkubitira ubusa noneho uyu munsi ndabafite witekanye imigishije amavuta ariko buriya masenge niba kera sogoko wanjye yajyaga asinda uri kumva akaza aririmba ngumva ngo araryoha umwami Yesu ariko yamuryoheye muri manyinya ariko hari igihe njya numva uri kumva nanjye ngumva Yesu yaryoshye muri nge yabize atari uko nasinze njye sinywa inzoga atari uko hari ibindi hari furi nanywe sinywa urumogi atari uko hari izindi furi numva aryoshye muri ngewe yuzuye uri kumva hari igihe njya mbaza sinjya nkora kuko nk'abantu batabana na Yesu ngo abahishemo imbere bya bintu bye by'intwaro zikomeye zimanukira ijambo rimwe ryonyine ryararika abantu babana n'uzizana inyuma zibambika inyuma rego uru rugamba rurakomeye reka mbamenyere akabanga abantu batigeze bamenya mbese mwari muzi ko komandoma haleluya komandoma ya Satani mwahisemo kurwanira nawe ajye kubaza mu ijuru icyo ari bukore ako ntabwo bari bakazi mbere yuko arwana amaze kujya kwaka uburenganzira mutere wamumaye chifu mukuru wari we Yesu Kristo akavuga ati mbagubwiye ndamuguhaye ariko ntukore ku bugingo bwe ntabwo abantu babizi mwahisemo nabi umwami wanyu mwiringira nta kigenda akosha umwami w'ururembo tujyamo niwe muyobozi w'urugendo rwacu ubu abantu turi kumwe muri gahunda bo barabizi twe ntabwo tugenda nk'abantu batazi iyo bajya amasenge urikumva urumva hari igihe usubira n'inyuma mu mateka ukabona ari ibintu byinshi bijya bituma batarwanira uwo mwami wanyu yego mwamuvukira mu muvure twikundira ibishashagirana ngo bigeze kuza aho hari ngo arababaza ati ko si ubu nkamwe mwaje kureba iki hano mwaje kureba bambaye imyenda y'ibitare myiza irabagirana aterega mayaho abo ngabo baba mu nzu z'abami niba ari bo mushaka mujye mu nzu z'abami niho mubasanga ariko se mwaje kureba iki hano nimba mushaka umutsima utera imbaraga umutsima w'ubugingo dore ndahari ati twari tuzi ko uratubura nk'iyejo nimba ari ibyo katwigendere bari baduhaye amakuru umva nanjye mbahandi Satani we aravuga ati ibyo nsaba ntibiruhije pfukama nkuhereze shuka chini tu niryo rira shuka chini
ariko nanone mwemere ko mu mbaraga zo kumanuka ku mavi hari abandi bantu bayamanukaho bagiye kuzana izindi maze ngize cyavuga ku ntwaro zihishe kugereka urusyo hari inyuma ari ugiye gupfuka ngo bagure ahari ahita guterekaho igisyo kubita urusyo ukajya ugenda urwikura yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twenyewe umva imbaraga nandi kubabwira ukuntu uyu mwami mwahisemo gukorera ngo ni Satani nta mbaraga afite n'urugamba rwana agomba kujya kubaza komandoma mu ijuru ati dutere gute ngo bigeze kwicara ngo Imana irabaza ati ko se mu bamarayika bagiye ko hakiranuka bose ubu ninde muntu wancukashikira bati paredo ndahari nyohereza mfite umwuka w'uburyaharya n'ubushukanyi nyohereza vuba vuba tuzabigenza utese uretse we nzakwereka utuntu nikora nzabinjiramo abahanuzi bose mboshye maze hanurira habo by'amahoro kandi bajye bamushuka ngo ni amahoro tera nyagasani abantu bari gushukwa kago guri kujya kwata kubona abantu kujya kwata karibyo ngo baruze babivuze sheza mwamuhemba kurimbura zaboshya reka mbabwire uri muri twebwe afite imbaraga zo gusenya ibihome haleluya hako masenge uzi ko mu buryo bwa gisirikare kari agatekinike ko kwigira ibintu biri simple biri aho ngaho gakora singese ndi umusirikare sinzi bya gisirikare ariko aka kantu niba hari abasirikare barimo bakijijwe muzakigishe bagenzi banyu mubabwire ko aka kantu gakora cyane zahabu ngiye numvisha amakuru ku bantu bayicukura biri mu isayo mu byondo hantu kurisha no kuyora ariko ivamo ibintu bidasanzwe niyo mpamvu Pawulo avuga ati noneho narinzi byo kwizerwa ibisigaye rega Bibiliya yabivuze yavuze ngo ingorano z'abizera harimo ubukire ubundi nubona ufite ubukire ariko budaravuye ku Mana icyamere gitera amababa bukaguruka ariko ubukire Imana itanga masengi ubukire Imana itanga ndi umugabo wo kubihamya nta n'umuntu hari abantu bajya batubwira ngo disi ngo akiri umukene yarakijijwe ikajya imubwira ibintu ngo none disi yarayabonye aragwa ntago aba ari Imana yabivuze arega ifite ububasha bwo kwiyoberanya reka naguhaye urugero rwe hafi uzi umuntu Imana yahaye ubukire niyo wamufata ukamuboha njye ngo ndakubwira abantu sura nk'ubu ngubu izi saha uje ukamfata ukamboha ukanjyana mu gihugu kitavuga ururimi nk'urwanjye ukanjyana ahantu ntarabona abantu nk'abanjye ukamwaticara hano nanjye nyuma y'amezi 6 nabafitemo ubutunzi muri icyo gihugu cyane rwose nyuma y'amezi 6 nabafite ubutunzi bujya no kungana n'ubwa hano kuko imbaraga zacu ziba imbere n'iziba inyuma urumva akandi kantu ntekereje gatuma mishuriwe gatuma abantu benshi cyane bavuga ati nubwo uri umwami w'umunyamwaga ariko ni wowe turahitamo urumva we amatangazo ya Rokritoma abavuga ati muze mbahe birarere biranagana byose muze mugujura birashyushye ibintu birashyushye muze mufate hari bimwebwe muze mutwara uzahushureho ibyawe wowe gusa upfa kumenya ko uzajya urikoza hasi nzaguha byose noneho uriya mwami we akaba ari kuvuga ati rero nushaka kunkurikira wiyange mu gihe undi ari kuvuga ati wikunde wipositinge urumva undi ari kuvuga ati nushaka kuza wiyange kandi ntuzi ubusa wikorera uwawe unkurikire kuko ukunda ubugingo bw'azabubura Yesu arwanisha abiyange abantu bahaza amagara yabo abundi abo nibo bakora mu rugamba umwe wenyine Bibiliya irabanga umwe wenyine bafite ubushobozi bwo kurangiza igihumbi umuntu agakora imibare yo kwiyanga kabana ntibikwiramo ubwire wari mwiza iyo wemererwa tukitirirwa izina ryawe ariko twikunda ibintu byo kwiyanga ushyizemo niko kabi kuzana wivanga mu myambarire wivanga mu mirire mu minywere mu migendere aho ugomba gutura aho tujya hose ukadukontorora amahage yose yakuraho abaducunga
ariko reka mbabwire yuko n'abahitamo satani turi gusoza ikiganiro n'abahitamo satani utu dusitarateji twa Yesu aratwiga niyo mpamvu uyu munsi isi iri gushaka ati tugire irangamuntu rimwe tugire ifaranga rimwe uriko tugire masengesho buriya akabi gasekwa nk'akeza iyo umuntu ari impumyi yo mu mwuka biramworohera kuvuza induru ko ingabo zibateye ari nyinshi batashobora no kuzinesha ariko bimworohera kurushaho iyo abonye ingabo zimurengera ari nyinshi kuruta izibateye. Umugabo w'Imana witwa Yosuwa yarahagaze aravuga ati muhitemo niba ari Imana murakorera cyangwa se niba murahitamo Bali uyu munsi bimenyekane. Tugeze ahantu already hakwiyeho kuba kumenyekana ugahitamo inzira z'igisiyoni cyangwa se z'igi Babuloni. Ibintu ni bibiri na katikati. Rero ibyo nahindi kuvuga inti abantu nubwo Satani ari kugenda bashukashuka abanagira utugori ngo bagende bigira uyora ariko ni winjiramo Jose araza kuri kuro bitaragera no mu gatorero. Ababizi ko arega Satani amaze kumenya strategy cyane. Amaze ko iyo akigufite ukiri mu kahegeneke ari byo byoroheye kumufata kurutaho wakumuha mucika cyane. Neze rafite ingero z'abamucitse se w'ibinyoma rero aba bafite aba yaranabanditse none niyo mpamvu muri Rokirito maze ababeshya kabeshya ati nimuze mwikorera utuntu uko mwishakiye n'ubundi nta myaka 100 kandi iyo umuntu apfuye biba birangiye buriya ngo niyo makuru ahereza abafana be kandi ati nimuhumure nimupfa bizaba birangiye ariko Yesu akababwira ati rero nimwimuke inaha muzinjira iwanjye nagiye kubategurira hanyu ntabwo iherezo ryanyu ari uyu munsi no mu gihe kizaza urumva ibintu bikomeye niho turi kurebera ibihembo uhemba mubi umwami w'umunyamwaga aravuga ati mwebwe mwidagadure nidusozanye urugendo muzadushyiraho itaka bizabirangiye ariko umwami w'ubugingo arakubwira ngo na nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Aho rero niho bigera bigatandukana ngo Yesu arikana babanjije izibishye haba harimo intwererano n'iz'abantu biyengeye arahagarara arabyihorera aricecekera aravuga ati ngo bamaze kugera mu rwego bakabaye baseba intwererano zishize n'izo biyengeye ngahita hindura amazi divayi itabakorera divayi iryoshye cyane umukwe mukuru asogoye yitwa umutsama abati se ko abandi babanza izibishye ko abandi babanza iziryoshye babona abantu bamaze guhaga bakajya bavangira izibishye none mwebwe byagenze gute ko mwabanjije izibishye mukaba muherutse iziryoshye bati nuko twatumiye Yesu haje abantu bamutumiye bamanze ibibishye reka batangira staragoringa. Reka mbabwire bene data uyu mwami w'amahoro nubwo habanze izibishye ariko iziryoshye ziza nyuma. Mu gihe uyu mwami mwahisemo w'umunyamwaga habanze iziryoshye ariko hagaheruka izibishye. babajwe n'ukuntu bujyata ariko banigagura iyo ngo bigeze ku nijoro arabanweza azanye izibishye nigeze ku iherezo unatangira gutera ngo izibishye zije ati irabishye nabanje kumva biryoshye kumva biryoshye none izi zirabishye mwinjana Ebayoja uranditse mu gitabo uraryawe rigezweho ngo twikujyana ubugabo bw'amapiki nabo babwaje kumutwara za nanjoro abaririmbyi baririmba indirimbo nkunda bango n'abanyamugisha bariya ntabwo bavumika umugisha ni Imana ntabwo bavumika cyama n'urupfu rw'abakiranutsi mukamenya ko narwo rutandukanye n'urupfu rw'abanyabyaha. Baramu yararuhishuri warabyifuza aho bati niba ari kuri abapfa nanjye cyama nkapfa nkabo haleluya. Yesu ashimwe. Umuririmbyi yaririmbye indirimbo yuzuye y'ijana n'umunani ikunda kuba bango nintumirwa ngiye gupfa nabyo habamo uburyohe
reka burya iziryoshye ziza nyuma sha urumva iziryoshye zazatangiye umuntu agiye hariya niyo mpamvu umwe apfa nyine akubita ingumi undi agafasiza bati umwuka wera akageza ati ruhuka karibu ruhuka imiriho. Satani rero aravuga ati ntimugatekereze ibya nyuma y'inasi tuzaba dusangiye uburibwe zirabishye mwihatekereza nanjye mbatekereze ndabavuga we hagira ba kapita bati mujye mubabwira ko inyuma ntahari niwumva ba Robert bahavuga mujye mubabwira ko ba Robert basaze izibishye mubabwiye ko birangirira hano mwebwe ko bazasogongera kuzibishya ariko Yohana yarabivuze nanjye nabyatuye yaravuze ngo umujinya w'Imana uri mu nzabya ndwi uzarya abanzi b'Imana. aranaduhumuriza atubwira ngo bakundwa ubu twebwe turi abana b'Imana ariko uko tuzasa ntabwo kwari kwerekanwa ni kwerekanwa tuzasa nawe tuzamureba kandi uko azaza natwe ariko tuzasa isi rero nagira ngo gisobanure ko itarabona isura yayo ubu nibimureba ntabwo ariko dusa twabwiye ko ibyacu bibitsemo imbere ubu ntabwo ari uwabahishurira uko dusa nta kantu Yesu yabaye yatwambitse ngo dutambuka aha kuko arabazi ariko ubundi ntabwo ari gutya. Hari umuntu wari wanditse kuri moto ye ngo ubazi arabazi afite ibikomere ndakora ubazi arabazi ariko we tubikiwe ikamba ry'ubugingo buhoraho iry'Imana yasezeranije abayikunda. Erega twisi twe twenyine twuzuye uwo munezero hariho n'abandi benshi badafite uko babivuga ineza yawe yamenyekanye mu isi yose n'iwacu hano barabizi uri babona ko shebuja yatsinzwe niba kugira ngo noneho atsindwe kugera ku rwego avuga ati ibintu byo mu kabari nta musaruro ibintu byo mu maroji ntawo mu rumogi wapi mujye gukora ibintu byo bimeze nk'iby'abari aho bateranira mukora ibintu by'insengero nanjye mu nsengeshereze mugire ukora utuntu mujye babwa ko ari ugusenga ariko ari abanjye nabo mumfatire kuko mwami wabo hariya ahantu kari akantu mbona gakora kagahora iyo mubona Satani ari gukopera unakopera bitamunaniye biba byanze Satani yakopeye itorero agiraho idini biranga ariko hari ukuntu Yesu wamwana yishe imbere ibaze Yesu yamucanzemo akantu uri kumva abanyuranye indimi sibyo umwaza batisaba ndati re uri kumva Yesu avuga ati ariko nkukubitemo n'akandi kantu k'ubwenge si twabonye ko ikimenyetso avuga ati umwuka ni umwe itorero ni rimwe umwami ni umwe ijwi ni rimwe intama ni rimwe urwuri ni rumwe urukumva taka ko tutari warakanyigishije mbere muhindure ibira byo kuvuga ngo mwese murebere na Aburahamu kandi ndabona na Aburahamu natwe ko duhuje bahurize hamwe natwe bamwe akantu k'ubumwe twebwe tutageraga ndi kubona kari kumenasa. Reka mbwire n'abandi batari baza amakuru ni aka kantu k'ubukwe ntabwo Satani akazi. Urumva hari gahunda y'ubukwe bo ntayo bazi. Urumva niyo bayimenya nta nkwano agira neze ko nta nkwano yabona hari akamenya ariko inkwano zitambitse ziba ikibazo ako Yesu yagiye mwisha ako tujye twemera ari ukuntu umuntu agukubita bagibita umusubirizo muri nikawe yaramanje amukubita akantu k'ibitama ati akoko kara naheza agakora mujye ati kara ni sawa nihageza inkwano nyayo y'igitambo kimwe kizima agataha urandangije nta kindi narenza taho nta kindi nzajya mpfa kujijisha nk'iyitirire basi nibyo bigera kuri icyo gitambo nzajya ntiyitiza izina ryawe nta kindi nakora ndemeye ba kapita banjye nzajya mbambika umwambaro senegura antikristo icyo ariko ubundi nta kundi nabigira ko nta icyo n'andi hantu bamukubise icy'umutwe bamukubise icy'umutwe Yohana yavuze ati nunazana na antikristo nzazana abahamya babiri cyane ati riko rizaba ryaratashye Mana itaba marayika batatu bazaza bakora akazi maze nzarure n'ahantu
Zagutsinda wagutsinze nawe yagiye. Rega Yesu yari yararivuze. Masengere amarembo nazikuka. Nta kirazaritwa. Nta kintu mwari. Genda ishimangiye ku rutare. Urumva? We rirashimangiye mutazatubona gutyo turashimangiye turadadiye. Ntabwo ari ugupfa tuhagaze bwuma. Namwe se ntabwo muza amajoro mwaraye bikaba byara. Oya reka dusoze ikiganiro gutya. Ubundi umuntu wagutsinze nawe yagiye. Mu ijuru yaratsinzwe. Sibyo? Amanukira mu isi igira ibyago. Mu isi arayikubita. Aramutsinda. Ajya kuzimu aramunesha. Ko umuntu agukubise kawo incuro 3 bitatu ku busa sibiba bihagije amanota 3. Abo nkamwe nahagire komeza gukurikira muhanyanyeza. Ubwo umuntu watsinzwe imikino 3 yose. Mwumva we yavuye mu ijuru atsinzwe. Kuko ni yaba afite ubushobozi yari niburi cyashakaga yaba ngo nzazamura intebe yanjye ngo nyisumbye y'Imana. Imana avuga ati uzabaza icyubahiro cyanjye nta muntu tuzayisanga toka kure wewe. Aramwohereza mwiza. Aho yati kajye guhimbira ku ishusho y'Imana. Aba yinjiye muri Adamu na Eva. Aho atari kubunda aho ntago natsinda umuntu. Havukiye muri Mariya mukubitira ku musaraba. Hagate ubwo ahantu nsigaranye nikuzimu urufunguzo ndabafite ndabakinyeranyeho. Hagati none gusangayo. Kwagezeyo bibiri abango bohora bera. Ubundi wowe okay ubwo turi muri finale. Turi no mu gusoza ikiganiro. Ubundi wowe mbere yo guhitamo umwami ukorana na wamanje ukuza. Wajye ubanza ukamenya. Wajye ubanza kuza n'amateka ukamenya twarebye ibihembo. Sibyo? Tugiye mu guhitamo. Ariko manzi unabaze n'amakuru. Bya mbere ko ari amakuru. Tekereza umwami wandikiwe na finale uko azarangira. Icyakwereka aho hari ku ntari ku ngoyi. Gunaboshye match muri gukina yararangiye mwebwe murahita haka turamukorera feke miracle ngo turi turafise ni mugumane mutwari Maria turabashimiye. Dure ibiganiro bitaha umukiza Yesu abe hamwe namwe. Ariko reka twere gusoza tubahemye gusa. Umwami wacu aracyafite urukundo. Impamvu nari mbahemye na reka tubanure neza abantu batavuga ati roba nawe akantu gatumye mbahema uri kumva n'abantu bamaze gufata ubugingo bwo bakabutanga muri gihe n'umwe. Hari abatagaruka inyuma nyine niba bafatanya abo ndabahemye pe. Abo bo byararangiye niba babuhanwe na shebuja iminyururu uraboshye nabo bayinjiyemo nibo biboshye nibo bahisemo sibyo. Ariko niba uyu munsi wari ukifite icyo bita dute ngo mbitemo ndi tuguhaye go ahead. Ariko twebwe twakubwira ngo umwami wacu twahisemo ntabwo turi ingabo nyinshi ni bake ariko bake beza. Umunyarwanda we yaciye umugana bango uburo bwishi tibugira umusururu. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Vuga nayo impamvu warubwe twere kugenda gutya. Nyine nuko nibyo nashakaga kubabwira. Nababwiraga ko umwami wacu akibategeye amaboko. Abatari abafatanya bikorwa ariko abantu bari baragiye mu kigare babona ibishashagirana babona ibiki byose babona intwaro babona n'iki intwaro bakagira iki babona binagana urukumva babona ba Robert bakajya babarebera mu bantu bazatsindwa mu isura bazatsindwa gusa. Tako se umuntu wambaye ibyuma nyine uko Dawidi yarebaga Goliath umuntu wambaye ibyuma n'ugenda n'inkoni mu ntoki wambaye imyenda yacitse y'abashumba bahangana bate. Rero we warebaga Goliath ukumva wakwigira ku ruhande rwe intwaro za Dawidi. Basenge simujya mumbwira ngo dukwiye gukora umurimo we yadutumye hakiri kare. Yego butari bwiraho umuntu atakibasha gukora. 2027 2028 2029 aba bapasteri bose bano b'Ikigali bano b'Ikigali bino bikomerezwa byanyu umwuka w'Imana atazaba yarajeho uri kumva ngo ahishura ari we wihishuriye ubyita guhehayo waneye. Buri wese guhera 2027 umupasteri azajya avuga ati ariko twarabashutse uri kumva sigo tinarababeshye nanjye iyo nje ntago mazi muzabibonesha amaso yanyu. Aho njya nanjye si mazi nabajyanye mu mworera naye ndi kubona ufite ubushobozi napandure wa mugana wa mwene data. Ariko 2027 2028 sibyo 29 si imyaka 3 niwe muko za bibavugisha wa wundi navuze wagiye kuvuga ngo munyweze muri aho mbashukashu
uzaga ati mu rero twarabakoresheje uri kumva kandi kugira ngo ibihembo byacu bikore neza nuko mumanza gusobanura abo mwakoranaga nabo bakabakubita inkoni n'amabuno muri niko ahemba avuga ati rero narakoheje uri kumva ndagushyigikira ariko ngeyo maze koshya umuntu igihe ari gupuratika icyaha njya kurega ndi umurezi sibyo njya kurega kumana ati uranyemerera se kw'ikibi yakishoyemo nkoresha ikibi mite mbirangiza nuko zarebe buriya n'abantu bakora ibyaha bisanzwe atari ibizira cyangwa se ibyaha by'ibihango arakoje akavuga ati jya kwiba ukimara kujya kwiba agahita amuhamagara nyina ati wazanye umuhoro wafashe umuhoro ukajya kureba ko nta muntu uri kukuvogera utwawe ko hari umugabo usize ari guheta umugore wakwihuse akamuhagurutsa yihuta ati wa mugani ni ati maze nusanga hari ukubita mu mutwe uhita umena ijisho rivanye ugakina ushaka nuko muhembwa mu gihe umwami wacu aba ari kuvuga ati rero hari urubingo rutangiye kugenda rucumba nimugende mu rukongeze rwongere hari yavunitse musindagiza muyunge murebe ko yagaruka mu rwuri ndasoje agakino ngo kajya kanezeza satani kagatuma ashobora hari kwigurira kandi yavuga ati nubwo ngenewe kurimbuka atari kwaho ndishimye ni ukubona umukozi we watanze ibitambo byinshi ari gukandagira ku ijosi ryo watanze bike kararyoha arishima agahita aza kubwira uwo watanze bike akavuga ati izi mpamvu yagukandagiye ni ukubera ko ari bike tanga na nyoko wo muri Mozambique hatu none nugarukana imisi n'imiganda rovogere wikozeyo akwereka ahantu bigendera ngo kuri Zambeza ahantu gahunda aho zirebera cyangwa kuri Tanganyika nawe uragaruka none uvunira mwiza ko nta mukuru utagira mukuru we ubwo bizagenda gute reka tubashimire mwe mwari mudukurikiye mukiza Yesu abane namwe Uwiteka Kristo umwuka w'Imana imbaraga ze biri hano kugira ngo bibarengere bibatabare niba mushaka gucika umwami w'umunyamwaga ariko niba mushaka kugumayo ubwo bayi nyine inzira zabyaye ariko hagati ho ntahari muntu uri hagati na hagati kazuyazi uri ibyo kurya by'abisi y'umwijima kuko ab'umwuka bose ubwo ngubwo uzababona bigenze gute biragoye reka tubashimire ko mwabanye natwe Yesu aracyabategeye amaboko kugira ngo abaruhure nyamara twararuhutse kandi tuzi iby'ingenzi bikwiriye gukiza imitima yanyu nkuko natwe twakize reka twizere ko buriya muraza kutwandikira cyangwa mukaduhamagara mukatubwira muti uyu mwami w'umunyamwaga turashaka kumusezerera natwe dusobanukiwe yuko nta kiza ahemba kwica kwiba no kurimbura ntabwo ari byo mwakorera kandi twababwiye ngo match ye yararangiye kuko araboshye ategereje iteka yaciriweho muzarisome muzaribona urumva match ye yararangiye aba bami nubwo bahangana n'iherezo ryabo riranditse uko bazarangiza rero ubwo nawe nujya guhita harega ari script muhitemo mushingiye kuri script nimukajye muri aba match nk'abantu batazi ku finale twe tureba match yarangiye mumanze murebe script tore hano niho harimo script neza y'urugendo n'intangiriro yarwo n'iherezo ryayo hari itangiriro hakaba n'iki kandi mu iherezo byarahishuwe byose uko bizagira gute bizagenda shalom